ya alright, tugiye gukomeza na Devious Maids. Season yacyari ya mbere, episode ni 2, aho twari turi mwahabonye tumaze kumenya kuri ya mugore Marisol atagenzwa na kamwe yaje kuneka muri bari abakire kubera umwana we wafunzwe. Reka Sauti Sol mari kukubwira ati Isabella cyangwa se Isabella, barangiza tuhita dutangira episode ni 2. Narakubwiye buri kumvisha rero ko wasomanuye filime. Jya umenya kugiye gusomeza mbere yuko dutangira episode ya 2. Banza wumve Generous 44 n'umuraperi bise Generous 44. Gutangira filime ntakinnye indirimbo y'uyu muraperi n'impano nabonye afite. Yaba ari amahano. Impano nk'imba navumbuye ngomba kuyibashikiriza mukayibona. Yiswe Generous 44 cyangwa 44. Yeah, we do the best. We do the best. Hey. Uramwumva? Oh, come on. Mfite swags. Aha. HM. Ndamubatuye. Oh, Muhima. Okay. Right. H to the E Generous 44. Uramubona ari kumwiryo. City the freshest my home. Kandi menya ko nagakinda kinkoko kamenwa n'inkike niga yatoreye. After rap. Rap yino ni number 1. Kapiropi munzira ndimo. Tiraba haters ninjije mu gakino. Bibagirwa vuba usibye ko naho binkora. Sore yanteye ubwo bafite imana. Jeri barita pagura baribona. Sibye yuko ntacyo byabamarira. I'm the king. Wabyemeruta byemera mukima mama nike ukuyobora baranga shabuye bona mutasikura pa. Uramubona rabo bariyabo nabandi batazi kurapa. Fatanda barusha arabarusha nibigarashanika kuri trigger simusha gabo sanje ni manzi na haband na band sire sanje ni isike chini eyayize ibyangwe byera aka the Mayweather nyiri byangwe byera yende dahaje tuye babemenda afuna ya nike batera agenda hadudana na bani bwamonezuka nge nagize ubwoba arangiza tureba Devious Maids nubiguma na bizabu turikana nigga for yourself I'm the self urya hari cyutaskurira mu musaze ibi ni ibintu duharamo ni nako ni ibintu ahoramo ni nako kazi ibabyo cy'inazi tarajya hiti cyose yaharenze incamake za Devious Maids. Atereka tujye tubwire polisi menye ukuri uwo ni Rose yabwiraga abakozi bandi Marisol uwo munsi yari ahari. Mama ndashaka gusohokamo hano, mwana wanjye ndi kubikora ngo usohoke gereza. Marisol ese ajya gusaba akazi k'ubuyaya nako gukora mu rugo mu mbabarira ubuyaya ni ijambo ritari ryiza. Are you ambitious, Marisol? Ese Marisol nawe kuko uzi icyo ushaka? Ati ndi kugerageza kuvugana na avoka wamfasha kwinjiza umwana wanjye muri Amerika. I like waiting on you. Rich boys, they never fall in love with the help. Mwana wanjye kimenye ko abana bakire batajya bakundana n'abakozi bo mu rugo bakora iwabo. Her name is Carmen. Uyu mukozi mushya twazanye twa Carmen. Carmen twamubonye ni umuhanzi agerageza guha boss we CD ngariwe ko boss we yamuzamura ariko supervisor we witwa Odessa yamubujije. Carmen wa muginga we yari yashize CD mu giparezo twamubonye Odessa yanyereye akuba izosi. Odessa n'akaguru kacomotsemo. Reka dutangire episode ya 2. Odessa ari kwa muganga. Azamara igihe kingana icyo Odessa kwa muganga azamara icyumweru. Ngiye na Carmen ariko hano turaza kuharinda boss agiye mu rugendo. Nizere ko urugo muzarusigaraho neza. Sasa Odessa umwe wajyaga babangamira yagiye he? Yagiye kwa muganga. Uburuga abakozi barusigaranye hari ukuntu ba boss tujya ahantu kura abakozi tukabasigira urugo rwacu. Dora basigaranye urugo do. Ni Samu wa mukozi na mugenzi we wundi w'umukozi ari we Carmen. It's not right. Ega ntago ari byo. Alejandro's never here. Kuva Alejandro boss agiye. He's touring. He's in this house what? 10 weeks a year? Ati inzu buni giye kubi yacu buretse uzurebe. Abakozi reka nkwereke rero iyo basigiye urugo buriya ngo uragiye mu rugendo we. Reka nje nkwereke uburyo mbona kuza nibi. So it's immoral. If God blesses you with nice things, he expects you to use them. Ati man urabona bino ni ibintu byiza duhaye. Carmen atangira kwikuramo imyenda. Asigaranye urugo rw'umukire. Abakozi twabasigiye urugo do ni kuri ababigenza. Alejandro won't thank God for his many blessings. I think someone should do it for him. Ayikuramo imyenda. What about the waxing? Yeah, we'll get to it. Yanaga imyenda ubone wasigaye ari mabusha dore ubwibone. Carmen. Imana ishimwe rwose we arahindukira yambaye ubusa. Nabakozi babiri mu rugo.
Nothing. ubonye iki ntacyo I just didn't know you were this. ntago nari nzi ko umeze gutyo ntago ruzi ko nkijijwe ntago ruzi ko ndi umurokore umva nawe kinaga mu mazi pisine ya bosi gatangiye kuyijagajaga abakozi iyo tubasigira urugo nuko ba bosi iyo bagiye batangira kurwigarurira sha basigareho ba bosi Devious Maids episode ni 2 season ni 1 komeze Mariana Caraveno nakubwiza ni za filime tugaruke hano hari uhicaye ni Marisol nta kindi basoma mu kinyamakuru ni wa mwana we bafunze bamushinja ngo yishe umuntu ati wa mwana ukekwa bafunze akomeje kuvuga karengana ni wa mwana we witwa Eduri muri gereza wanatumye aza kwigira umukozi hari ibyo atangiye kwibuka polisi iraguhamagaye icyo gihe bamusanze mu kazi yaramwe arabwira ngo baraguhamagaye utobere gukubwira bino umukobwa bayatewe icyuma kandi umwana wawe Eduri we basanganye icyuma They're convinced your son is guilty. ati polisi rwose ifite ibimenyetso bigaragaza ko umwana washobora kuba ari we wishe umuntu ariko mama ntago abyemera Marisol we Hey guys. ba bakozi bandi baje kumureba Have you seen this? ibi mwabibonye we About your friend, the one who was murdered. dore ati muri bukacu cyanyu bita Flora yishwe He was arrested. ati dore wa musore bafunze Suspect in made murder maintains his innocence. atukekwa ko yishe umuntu akomeje kuvuga karengana Who knows? ni wa musore Edi Into it. They caught him with a knife. ariko uwo musore bamufatanye icyuma He came to, the knife was in his hand. This kid is being framed. ati kuba afite icyuma se bisobanuye ko ari wamwishe atangiye kugerageza gukuramo abandi bakoze amakuru ko zari ngo uriya mukobwa yapfiriye mu rugo bano bakozi bandi bakoragamo bari baturanye ambaye igipolisi sibona Carmen. Did Flora ever talk about the palace? ese Carmen uwo mukobwa witwa Flora wapfuye yajyaga babwira kuri uriya muryango wa ba Powers ni rwa rugo yakoreragamo harimo uwitwa Evelyn Powell na Adrian Powell rwa rugo yakoreragamo atangiye kubabaza ari kuneka. Why would you ask that? ase kucyo tubaza ibyo bibazo I was in their house last Friday. nuko kuwa gatanu ushize nagiye gukora mu nzu yabo rwa rugo rwapfirimo umukozi atangiye kubabaza She was murdered in. nsukura n'ahantu wa mukobwa yiciwe Flora What was it like? byari bimeze bite There was blood everywhere. hari huzuye amaraso ahantu hose byari biteye ubwoba Flora did talk about the palace and she had nothing good to say about them. ati Flora byo yajyaga tubwira kuri bari aba boss yakoreraga ba Powers ni Adrian Powell na Evelyn Powell niyo mpamvu ari gukoresha ijambo Powers bakongeraho S ubwo nyine babagize ba Powers bombi uko ari babiri atariko nta kintu kiza yajyaga avuga kuri ba nyirabuja na sebuja yavuga nta kiza yabavuga gombega bari abantu batari beza. We not talk about those people. It's a nice day. Let's just Carmen akabwira ati mureke turekere kuvuga bari abantu ni umunsi mwiza mwiwangiza muzana ibyo twirire we no munyamuteto Luncheon today, so I better get to the store. reka njya kureba boss wanjye Taylor. Stay away from the palace. Sasa uyu yaramubwiye ijambo rimwe wa mukecuru witwa Zoira yaramubwiye atumva nkubwire wa mukobwa we guma kure yuriya muryango wa ba Powell ruriya rugo rugume kure kubera iki Boy was framed. I'm willing to bet they had something to do with it. Good to know. ni byiza ibyo ubwo mbimenye gusa w'icyamuzanye nukura ko yabahoza umwana we. Page 43. Yari gusoma page ya 43 iki If was white, she would have been on page 1. ati kuki atarari gusoma sasa ndagira gukurikira batangiye kubyibazaho page ya mbere yagaragaza bavugaga ko Flora yishwe page ya 43 ikagaragaza umusore wamwishe avuga ngo ndarengana sasa bari bajatura mukobwa akakomeje kutubaza ibyerekeranye na Flora kandi aho kugira ngo asome page ya mbere wo Flora akajya gusoma 43 iri honde iri huri ya muhungu ikibazo tugaruke hano Going to the movies tonight? umunsi murajya kureba filime se Musical. I'm trying to get Glenn here to go with us. Dude. ya ndaza kujyana inshuti yanjye hano mama tujye kureba filime baraza kujya ngo kureba filime yasobanuwe na Rock ntago ikindi filime ngo bagipfa kureba Killing all these people? If you killed them in color, I'd consider it. Why are boys always so obsessed with violence? ase mwabana kuki mukunda ibifilime biteye ubwoba It's about romance and heartbreak. mujye mugomba kureba udufilime turi mu rukundo Other young men. arega turacyari bato niyo mpamvu dukunda filime ziteye ubwoba Always thought you were gay. ati najyaga nkeka kuri umutinganyi rimwe na rimwe uyu mugore agira utugamba atangiye gutuka inshuti y'umwana we Remy mama Do you remember what we talked about? uribuka ibyo nakubwiye Oh, right. When your friends are here, I'm invisible. warambwiye ngo inshuti zari zizajya ziza kugusura njye mbura sinkabe hafi aho mama tutugambo tubi kumbuka abana b'abakire bari kuganira ka gakozi ka Valentina gakunda uyu mwana wo mu kirere. Sorry, dude. I just don't like old movies. Mani njye zira filime ntago zikunda I like old movies. njye nkunda filime za Rocky. I just saw Rear Window last week.
ndetse icyumweru gishize nagiye kureba filime. I love Rebecca and ati nkundira umukinnyi wa filime witwa Rebecca. North by Northwest. Na ya filime ababwira filime akunda, mama warinjira kandi mama yamubuje kuganira n'abana b'abakire. Uyu ni Zoira. Yumva agakobwa ke kakubisa agatwenge kari kuganira n'abana b'abakire kandi umukozi kireze ntabwo ugomba kwicara n'abana b'abakire kuri ugomba kubaseriva ugacaho. I know. Remi nawe ntacyo bimubwiye agakozi kiwabo ni keza atangira no gukora ku mukire ku mwana w'umukire. Valentine. Groceries? Vayo hano ukora akazi. Excuse me. Amumbabarire. Akunda Remi. Mama yaramubujije. Eva Longoria ni umukinnyi w'amafilime ukomeye cyane, muramuzi. Eva Longoria muramubonye hasi, niwe washoyemo amafaranga kugira ngo ino filime ikinwe. Niwe executive producer. Yamennye minote. Nawe no muhatari. Going on in there? Watekerezaga iki ari? We were just talking. Uravuga ibiki? Must have been important for you to sit down at the table. Nasoni wamuginga kwicara kuri ameza. When we were just laughing about Mama twasekaga tuganira. Friend, you're here to work. Ntabwo waje hano kuganira, waje gukora. Is your employer, not your friend. Uriya ni boss wawe, ntabwo ari inshuti yawe. Take you out of this house. Do you understand? Hano muri urugo twe turakora, urabyumva? Yego. Mama nagashimishwe no kubona umwana wakomeje kwikurura ku mwana w'umukire. Mama yaravuze ati abana bakire ntabwo bakunda abakozi. Rosie we. Stop, you're just embarrassing. Tugaruke hano kwa Something wrong? Maybe? sasa tugaruke kwa Rosie. Abakozi bo mu rugo baragoye. Sasa boss yaraje n'umugore amwereka mu cikopa bwabo kabutura mwambaramwe imbere. What? I found him undead and it's not my brand. Sasa umugabo ari kubwira umukozi ati kano gakariso ngasanze munsi y'igitanda cyanjye kandi kano gakariso ntago ari akanjye, ninde wagataye mu nzu yanjye. For you a year ago. Mugabo mwiza, kano gakariso nakakuguriye umwaka ushize nubwo utakibuka. This is some Italian name I can't even pronounce. Okay, you are so paranoid, I can't even deal with you right now. Uri gusakuza n'ikintu nagusobanurira weho. Stop coaching her. Stop yelling. Atago gakariso ndetse bazuye umukozi wacu arakazi yajyaga kagufurira. Sasa umugabo ari kuvuga ati ikariso iri mu nzu nsanze munsi y'igitanda ni yande ko ngiye w'ikariso nta itari mu makariso yanjye. Umugore akavuga ati ni ikariso nakuguriye. Umugabo aravuga ati ikariso ntago ngize menye ikariso yasizwe n'umupfubuzi nakumuzibuzi. Baje kubaza umukozi. Sorry, Rosie. Rosie tubabarire turi kugukanga. Because I'm worried another man has left his underwear in my bed. Impamvu ndi gusakuza nuko nyaka ari umugabo waje agasiga ikariso ye mu gitanda cyanjye. Ndagira ngo mbwize ukuri. Last time, do you recognize these? Iyi kariso wigeze uyibona mu makariso wajya gumfurira yanjye koko? Rosie reka twumve. Agira ubwoba. Ka Rosie disi. Dore umugore ukuntu akareba. I think so. Niko nkeka. Think. Urakeka? Areba nyirabusha. Dore nyirabusha ukuntu amureba urujisho. Yes, I've seen them. Ya iyo kariso ko narayibonye mu makariso yawe najyaga nkumesera mabu databuja. Gusa nkurikije urujisho umugore yamurebaga peri yarebaga umukozi we. Like a dress. Asheri ngaho genda wambare. Menyira akariso yarasizwe n'umuzibuzi na kumupfubuzi. Sorry. Urakoze rwose. Bigaragara ko uyu mugore ajya aca umugabo w'inyuma. Abakozi baraguha fata reka njye kuyihekenya nako kuyimesa. Tuvuye hara tugaruke hano. Ni Marisol wibuke we ntago ari umukozi wo mu rugo yaje kuneka. Hari umwana wapfiriye mu rugo rw'abakire bituma umuhungu wafungwa byitwa ko ari umuhungu we wamwishe. Yaje gukora iperereza arebe ko yafunguza umwana wamaze kumenya bisho umukobwa koko banyabo. Marisol. Madame Marisol bite Marisol we. How about you? Have you had any luck finding a housekeeper? Ese barabashije kubona umukozi wundi mu rugo ni rwa rugo rubaturanye ajya agakorera rwa rundi rwapfiremo umukobwa yahuye na Evelyn Powell. Oya. Since he sent over this one woman, she was stone cold deaf. Ati nahamagaye umugore wundi warugiye kudukorera ariko nasanze wagira ngo ntiyumva. React when I'm screaming at them. Yumva ro konsakuje. Marisol. You know, I could come and help you if you like. Ariko ubyemeye najya nza niwanyu nkabafasha. Afite urugakorera rw'abaturanye ariko arashaka kujya akora mu nge ebyiri. Ati munyemereye najya nza n'urugo rwanyu nkabakorera. But aren't you here full time? I could come on my day off. You day off? Ati najya nza ku munsi wanjye w'ikiruhuko nkabasukurira inzu akabakora imirimo yose yo mu rugo mbega. You're so eager to work for Adrian and me. Ariko kuki ufite amashyushyu yo gukorera njye n'umugabo wanjye Adrian, kuki wumva ushaka kudukorera cyane? Niko umugore yamubajije. Like nice people. Mbona muri abantu beza. And I need the money. Kandi nanone nkeneye amafaranga. Ahubwo aho ngaho nimba ukeneye amafaranga. So? None. What do you say? Ubivuze iki? I say your hearing is good and I'm desperate. Let's do it. Great. Reka tubikore rwose ujye ukore. Get Taylor's permission first. Ariko ugomba kubanza ukajya gusaba nyoko buja Tayira uruhushya rw'uko ku munsi wawe wakonje uzajya uza kunkorera cyangwa se umunsi w'ikiruhuko. Abakozi bondi bandi bagira umunsi w'ikiruhuko namwe mujye muba. Ku munsi wawe w'ikiruhuko ugiye kujya ukankorera kandi ari abaturanyi.
No say over what I do on my day off. ntabwo ari ngombwa ariko ko nsaba mabuja uruhushya rwo kujya nza ku munsi wanjye w'ikiruhuko kuko umunsi wanjye w'ikiruhuko ngukoramo icyo nshaka, ntabwo ari ngombwa kumusaba uruhushya. So we have a saying here in Beverly Hills. uzi muri Beverly Hills muri karitsiye yacu ukuntu tuvuga Beverly Hills mbega ni umujyi w'abakire, mbega ukumva ngo Gatsata ni umujyi utuyemo abakire, Nyarutarama ni umujyi w'abakire, mbega abakire tugira ahantu dutura. Steal another woman's husband is rude. ati hano muri Beverly Hills tujya tuvuga ati tugira imvugo ivuga ngo iyo wibye umugabo w'undi mugore ni imico mibi. Steal her maid is unforgivable. ariko noneho kwiba umukozi w'urundi rugo ni amahano, ntabwo tujya tubibabarira. bivuze ngo muri Beverly Hills aho kwiba umukozi w'urundi rugo wakwiba umugabo w'urundi rugo. ndaza kujya kubasaba uruhushya noneho ndebe nimba banyemerera. Beverly Hills muri ntabwo ibyo nabyemera, yaje gusaba uruhushya kubera iki? May I ask why not? Because you should be resting on your day off. oya ku munsi wawe w'ikiruhuko ugomba kujya ujya kuruhuka, ntabwo ugomba kujya ujya gukorera abandi bantu. It just makes me uncomfortable. njye ntabwo binshimisha, ntabwo nshaka kujya gukorera abaturanyi ku munsi wawe w'ikiruhuko. ariko ni inshuti zawe bari abaturanyi. Evelyn Powell comes to my home several times a month. Evelyn Powell uriya mugore aza hano tugaseka tukaganira. Her jokes. But make no mistake, she is not a friend of mine. ariko utabyitiranya kuva uriya muturanyi Evelyn Powell nubwo ujya ubona dusekana dusurana ntabwo ari inshuti yanjye, ni ka gatwenge gace hejuru y'agahinda. tugaruke kuri Adrian Powell. Evelyn Powell yaje ari kuri telefone. Well, you take care. Bye. muri rwa rugo uyu mugabo ari gusoma kuri cya kinyamakuru. Marisol. ninde mwavuganaga ni Marisol. One day a week. Taylor said no. ati yari ari kumbwira ngo yasabye uruhushya nyirabuja Taylor rwo kugeza kudukora ku munsi w'ikiruhuko, nyirabuja namubwira ngo ntabwo bishoboka kandi yashaka kugeza kudukorera. ati okay. You're wearing your smug smile. kuki uri guseka se? The one that makes me want to strike you. The day Marisol worked here, we spoke. umunsi Marisol aza gukora hano twaraganiriye. I could tell she was interested. nabonye ari umukobwa rwose ufite ishyushyu ryo kuza gukora hano. Skin crawls? It doesn't mean she's attracted to you. So Taylor said no, huh? nuko ngo Taylor yanze ko Marisol azageza kudukorera. Still, I shall have to have a talk with her. reka njye kuganira noneho na Taylor ndebe nimba uriya mukozi yageza kudukorera wabo Marisol. wibuke Marisol nawe nicyo kintu yifuza kugeza gukora muri uru rugo, akabanza akamenya njye Marisol niwe nshaka kari uzajya udukorera. umva cya kigabo ngo nawe undi mukozi nshaka, ndashaka Marisol. tugaruke kuri ka Valentine. abana b'abakire buke bari kujya kureba filime ngo yasobanuwe na Rocky nawe